Hari igihe uba uri mu mubano n'umuhungu ukibaza atari kundi umuntu arankunda cyangwa ntabwo agukunda, kuma byaragucanze, rimwe ukabona aragukunda ubundi ukabona ntagukunda bikagucanga. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu umuhungu utagukunda agukorera, akaba yakora ibintu byinshi cyane bikaba akagukunda, ariko yaba icyo kimwe agikora akaba ari sinye ko nta future ashaka nawe, nta plan ndende cyane afitanye nawe kugira ngo uve mu rujijo. My lovelies, nongeye kubakira to the best YouTube channel in Rwanda. Welcome to another episode of I Learn, We Learn, We Grow Together. Ni muri mushyashya ahangaha, uyu mukobwa w'ikizungereza uri kurebana yitwa Sandrine, like in Sandirine, okay? So, ndakwakiriye kandi nishimiye ko ufunguye video. I love you so much. Yes, uyu munsi ngiye kuvana mu rujijo. Urwo rujijo ubana narwo ese arankunda ese ntankunda, ese mushyiremo imbaraga zanjye dufitanye ejo hazaza, ese ngiye kugukura mu rujijo. Abagabo iyo bagukunda, iyo umugabo agukunda nta rujijo ugira, iyo umugabo agukunda by'ukuri ntabwo ushaka kubyibazaho kabiri gatatu, nta nubwo ushaka kubishidikanyaho. Iyo umugabo agukunda ashyiramo 100% imbaraga ze 100%, ubwenge bwe 100%, umwanya we 100%, amafaranga ye 100%, okay? Ngiye kubikubwira. Number 1, nimba umusore mukundana rimwe na rimwe aba kuvugisha ubundi ukabona ntagishaka kuvugisha, nta update z'umuzima bwe aguhereza, uramwandikira akamara iminsi 2 ataragusubiza, cyangwa umunsi wose ataragusubiza, cyangwa ijoro ryose ataragusubiza kandi umubona online, uyu munsi uramuhamagara akakwitaba, ejo uramamagara ntakwitabe, uyu munsi araza akaguhamagara ukabona rwose muri kumwe mukakora ibiki mukavugana ibiki, ejo ukabona icyumweru kimwe abakuvugisha cyane, ikindi ntabwo abakuvugisha cyane, iminsi 2 arakuvugisha cyane, undi umwe ntabwo akuvugisha cyane. No, iyo umusore agukunda arakuvugisha, abashaka kubwira update ziwe, ndi hano ndi gukora iki, ngiye kurya iki, ngiye kurya, aguha umwanya we. Haba harimo abari busy, haba harimo abahuze, ariko trust me, umugabo niyo yabahuze niyo yabahuze ari bonane na Kagame, ashaka uburyo bwo kuvugisha. Ndi gukorera hanze gusa kubanza bigisha abantu bari kubaka duturanye. Bacya, umuntu ugukunda ntago aguha communication iri off and on, igomba kuba iri on kandi iri constant, okay? Icya kabiri, umuntu mukundana nimba nta bintu byinshi muziho, uwo muntu arakubeshya. Umuntu murakundana ntuzi inshuti ze nyinshi, ntuzi wabo, abantu bo muri famille be yari yaguhuza nawe kandi mukundanye imyaka 2, 3, 4, nta kintu gifatika umuzi, ntuzi yava, ntuzi aho akorera. Jeza abantu babyarira n'umuntu ugasanga aratwita akabyara, wamubaza uti se uriya muntu uzi na office bahise uzi icyo akora? Hari abantu usa muri famille y'ibibuzi ngo ntabonze, uko yose wagiye gutwita utekereza iki? Umuntu ugukunda akwereka inshuti ze, umuntu ugukunda aba ari proud yawe, agufata ku kaboko muri kugenda mu muhanda. Umuntu ugukunda akwereka byibuze bamwe muri famille, ashaka kukwereka ababyeyi ariko abashikire muri hafi, abashikire muri hafi, nka murumuna we cyangwa mukuru muri hafi, inshuti aramukwereka kubera ko aba ari proud yawe. Ashobora no kutagupostinga kuri social media, kugupostinga ntabwo ari kamara, ntabwo ari itegeko, ariko byibuze hari abantu ubuzi muri famille kubyo uvuga uti uyu muntu mubuze namushakira aha, byakomeye namenya aho musanga, namenya aho njya kubariza, okay? Umuntu mukundana agagukunda nimba ajyaza ukabona ashyizemo imbaraga nyinshi, ukabona ari kukuvugisha, ukabona ari kugutwara utu, ukabona yiteye ku buzima bwawe, ari gushyiramo imbaraga nyinshi, ariko ukajya kubona ukabona nta kibaye, nta ntonganya zabaye, ntacyo mwapfuye, aracecetse arabuze. Ukabona aracecetse arabuze, ukabona aguhaye silent treatment, aragiye aracecetse, wowe ko ukabona arongera arahurudutse aragaruka utazi yavuye, akaza kwibwirishwa ko wanyanze se, ko wabuze se, no, run. Uwo muntu mureke, uwo muntu ntabwo agukunda, ari kugutesha igihe, ari kugutesha umwanya, aiza afite undi muntu ahereza umwanya, cyangwa se ntiwamenya ibibazo by'abantu, nta nubwo bikurana n'ubwo inshingano zawe. Umuntu ugukunda aguha treatment iri constant, ubuziti amfata gutyo ku buryo niyo yanaceceka byibuze abacecetse kubera impamvu runaka ko mwashwanye cyangwa se mwajyanye ibibazo, ariko ntabwo yitora ngo agenda bure nta kintu kimwe wabaye, nta kintu kimwe yabaye, nta cyabaye hagati yanyu, atanakubwira ati byiza ngiye ahanana na telefone nzabiriho, cyangwa se ngo ubuzi ibintu biri ko mu buzima bwe, akabura tu akongera akagaruka, akongera akabura akongera akagaruka.
ngo shira ku ruhande. Okay, icya gatatu, umuntu mukundana ntago agukunda cyane nimba ari umuntu mupanga ibintu ntabikore, ari umuntu ukunda kwica gahunda, ari umuntu mu planning ibintu, yaba ari vision, yaba ari intego, imishinga runaka, ushaka gupanga imishinga runaka, akabona ntago ayishyiramo imbaraga, ukabona nta kintu avuga ngo agikore. Wa muntu uvuga ati se bari akabimbye, se bari arabikora, akwemere kohereza amafaranga, akwemere kohereza amafaranga, ukabona ntayo yohereje kandi yakwemereye. Umuntu w'umugabo muzima akubwira ati amafaranga mfite ibibazo ibi n'ibi ntabwo ndibasha kuguha amafaranga, aho ukabona muri we nta kintu cyawe yubahiriza, na promise n'imwe ajya guheza ngo ayubahirize, cyangwa se niyo yayubahiriza ntabwo ari ikintu gihoraho. Ntabwo uba uri sure ko ari bucyubahiriza cyangwa batari bucyubahiriza. Umuntu ntabwo aba agukunda, ntabwo aba akubaha, ntabwo aba gufata serious, nta n'intego ziri long term, nta vision mufitanye, nta ejo hazaza mufitanye. Aba yakubonamo umugore w'agaciro, azagirana nawe ejo hazaza hazima, azagira umugore yakommunicatinga, agasangira nawe ibibazo bye, mukaganira ibintu byose mukaba muri update. Umuntu mukundana ntabwo agukunda nimba hari igihe ubona gufata nkaho uri inshuti isanzwe. Hari umuntu muba mukundana ariko ukabona akoze ibintu ukabyibazaho, ukabese uyu muntu hagize ngo njye ndi mushiki we, hagize ngo njyewe ndi inshuti ye, ndi badi wiwe, wagira ngo ndi bro we, cyangwa ndi umuntu w'umuturanyi basanzwe bamenyanye, ndi inshuti ye, akumva kubwiye nk'ikintu cyangwa akoze nk'ikintu cyangwa ashaka ko mukora nk'ikintu, ukabyibaza ukabese uyu muntu azi ko ndi girlfriend we. Cyangwa umugabo ugukunda arakubaha, trust me. Umugabo hari ukuntu wamenyere gukundana n'abahungu bagufata nabi, ukagira ngo abagufata neza ntabwo uzigera ubona mu buzima bwawe. Uzababona, trust me, uzabona kandi uzababona cyane. Be very very careful. Mixed sign, ibyo bintu byo kugufata nkaho uri mushiki we, cyangwa ntabwo uri mushiki we, ntabwo uri murumuna we, ntabwo uri mukuru we, ntabwo uri inshuti ye, uri girlfriend ye. Kandi hari uburyo girlfriend afatwa, hari n'uburyo girlfriend avugishwamo, hari n'ibintu girlfriend bamukoresha n'ibyo batamukoresha. Igikurikiyeho, umuntu ushaka gukoresha umubiri wawe ibintu udashaka cyangwa se udakunda, reka mabwire ujye witondera ibintu umugabo ashaka gukoresha umubiri wawe. Ntabwo umubiri wawe ari ikintu cyo gukiniraho, nta nubwo kuba ukundana n'umuntu bivuze yuko umubiri wawe yawukoresha ibyo ashaka byose. Bana bahungu bareba amaporno menshi, bana bahungu bareba ibintu by'urukozasoni, amafilime menshi kuri Netflix yuzuye ibintu by'urukozasoni. Baba bashaka ngo babivane iriya, baze babikwapulayingireho, baze babikugeragerezeho. Ibyo ntabwo ugomba kubyemera. Hari ibintu umubiri wawe ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora. Ubwo ndi kwiyanga, ntabwo ndi gushaka kuba varuganga kuri kamera, ntabwo ndi gushaka kubivuga mu mazina, ariko ntabwo uri indaya, ntabwo ukina porno, nta nubwo uri ingekera, nta nubwo bakuguze. Iyo mico yabo mibi bajya guhaha mu ma social media no muri za televiziyo no mu website bakabikuzanaho, it should stop there. Nta muntu ugomba kubifatwa uko yiboneye, niba agomba gukoresha umubiri wawe uko yishakiye, ntabwo uri igikoresho cy'umuhungu agomba gukiniraho. Okay, ikindi cyane nyuma ndi busorezeho ni igihe umuntu mukundana ubona ashaka kubihisha. Nabivuze kare ko hari igihe ukundana n'umuntu ukaba nta kintu kimwe muzi, utazi inshuti ze, utazi ikintu na kimwe, utamuzi ikintu na kimwe. Umugabo ushaka urukundo rwanyu mu rugira ibanga, ntabwo mugomba kubyerekana muri publique, ntabwo mugomba kubivuga, ntuzagire umuntu ubwira ko dukundana. Uwo muntu arakubeshya, afite undi muntu akunda, cyangwa se abantu baramuzi ko afite undi muntu akunda, ari gutinya ko ejo bazamubonana nawe bakabimubwira ko ari guca inyuma uwo wundi, cyangwa se ntabwo uri proud yiwe, ari kugukina afite izindi nyungu agushakaho. Umuntu ugukunda aba ashaka kubivuga, aba ashaka kubigaragaza, aba ashaka kubibwira abantu ibyo bizaba muri hafi. Nkuko nabivuze ntabwo ari ngombwa ko gupostinga kuri social media, ariko byibuze hari ukuntu aba ari proud ku buryo adashaka ngo mubihishe, ngo ntazagire umuntu ubimenya, ngo ubihishe se ubihisha wowe uri zahabu ko arizo bahisha. Baguhisha se kubera iki? Uri mubi se, baguhisha se kubera iki? Ntabwo umuntu mukundana aba agomba kuguhisha. Niba aguhisha, that's red flag. Ni ikiro wakora mu gihe wumva ufite gushidikanya muri wowe, utazi icyo gukora, umuntu agufata nabi. Ibisubizo biroroshye, ni bitatu gusa. Number 1, gufata umuhungu ukamutonganya, ugasakuza, ugatongana nawe ngo uri kumwereka ngo ibintu yagukoreye, ngo uri kumwereka ukuntu agufata nabi, ugatongana, ugasakuza, ukirwa umwinginga, umwereka ibintu byose agukorera. Don't do that. Don't do that. Gusakuza, gutongana, kurira, kugaragaza agahinda kawe, kuvuga amagambo menshi na kintu kimwe bizakumarira. Number 2, nimba ufite icyo kibazo cyo kubona ko umuntu mukundana aguha mixed signs,
ikintu cyiza cyo gukora no kumwicaza hasi ukamutumira mukicara hasi mukaganira nk'abantu b'abagabo ukamureba mu maso ukamubaza uti ushaka iki turajya hehe direction ni iyihe long term plan ni iyihe ese ufite izihe ntego ese niba ufite izi ntego uko ni kubona ukwiye kumfata is this the best way to treat me mukabiganiraho gutya murebana icya gatatu byose n'ibigerageza ukabona biranze ukanda next hari ukuntu indirimbo ijyamo ukumva ntibikunzwe tukanda next kanda next ujye gushaka abandi okay thank you so much nimba ibintu mvuze mu bikunze kana subscribe tubwiye muri comment cy'ibitekerezaho bye